umunsi mushya, icyerekezo gishya, ndetse undi mugisha Imana yongeye gutanga mu buzima bwawe. Uyu munsi ni kuwa kabiri, itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu 2023, umunsi wa 80 mu minsi igize uyu mwaka wa 2023. Intambwe nsha. Nukuri numvishe gusenga kwawe no kwinginga kwawe, ngiye kukurengera mu byo warwanaga nabyo. Ingoma za kabiri igice cya 6 umurongo wa 35. Ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo, uri mu ijuru ubarengere mu byo bazaba barwanira. Mwene data, umaze iminsi mu marira winginga Imana. Ese wayibwiraga ngo igukure muri ubwo bushomeri, igukure muri ako gahinda, igukure muri ubwo bukene, nawe iguteze indi ntambwe, nawe iguha ishuri, nawe ikubakira urugo, igukure mu busiribateri, iguhereza ijambo aho wariburiye. Humura, ibyo warwanaga nabyo Imana yumvishe ijwi ryawe ryo gusenga, kandi ije kubikora, ije kuvivura, ije gutanga igisubizo kuri buri kibazo cyose wayerekaga, kuko ari Imana yumva gusenga no kwinginga kw'abayisaba. Mana, urakoze kuko usubije pe, urakoze kuko utanze igisubizo cy'ukuri kwa mwene data. Icyo yasabaga urakoze kugisubije, icyari kimugoye urakoze kugisubije, mu izina rya Yesu Kristo, amen.